Oh yes, reka mbifurize ibihe byiza ku bantu dukomeje kubana. Ni byiza yuko mudukurikira. Aka kanya tujye kubagezaho ubusobanuro bw'izina Anita. Anita ni izina rihabwa umwana w'umukobwa, rifite inkomoko ku rurimi rw'Igiheburayi, rikaba risobanura ubuntu. Ba Anita bakunze kurangwa n'ubumuntu, bagira indoto nyinshi, bakora ibintu ku murongo nta kavuyo, bazi gufata umwanzuro kandi kumenya ikintu kibari ku mutima biroroshye cyane. Anita aba ari umuntu wisanzura ku bandi kandi agakunda umuryango we cyane ku buryo awitangira muri byose. Akunda gushimirwa iyo hari ikintu yakoze kandi ntakunda gukora ikintu cya wenyine, ahubwo agifatanya n'abandi. Muri make aba ashaka kuba ari kumwe n'abandi igihe cyose. Dusoje dusuhuza abantu bose bitwa ba Anita aho bari hose, turabakunda cyane. Niba iyi video wari kigufashije, dutera inkunga ukore subscribe, like, share na comment kugira ngo ibiganiro byacu ujye ubibona umunsi ku wundi. Turabashimiye mwe mwabanye natwe muri iki kiganiro, mbararekera gukurikirana icyo gutaha. Imana ibarinde.